uyu mukozi w'Imana ngiye kwakira no kuri Rwanda TV Plus ni umuntu udasanzwe ikanyemerera shandamuga ngo ntugire ikibazo ibi ngo biri kubona byamaze kurangira ahubwo tuza ariko akagira ubwoba kavuga ati tuza byamaze kurangira kandi no kuri hari ibihamya igitondo kimwe nigeze bivuga mu bantu basenganye nabo ibibazo byabo byagiye bikemuka mu buryo bungana gutima ni gukoresheje bo hari telefone wigeze kwakira wumva guteye ubwo umuntu amaze kukwibwira uravuze ngo abadaperi ntibemereye gusuka imisatsi icyo ni ikintu uvuzeho mbita nyumva mbita nkigeranya noneho n'abana b'abakobwa bagwahanuriye Dorcas na Vestina kwa warabanye abana barisukishije muri ADPR Dorcas ejo bundi yarisukishije Vestina we yarisukishije mbere n'abana basenganye nabo Imana yagiye gucisha mu buhanuzi bwabo bw'igihe gitandukanye bo bifashe uteye inosa nk'umwadeperi hariya rero hari igihe ubusiri muri rimwe na rimwe bushobora kutwambura ubugingo baba maso kuba mbonye yakuzuza arena rimwe akazuza kabiri akazuza gatatu sicyo gisobanuro cy'ubugingo sicyo gisobanuro cy'ijuru kuba mbonye yakuzuza arena rimwe sicyo gisobanuro cy'ubugingo rimwe kabiri gatatu kane gatanu sicyo gisobanuro cy'ijuru si gisobanuro cy'ijuru si gisobanuro cy'ubugingo iyo wirebye n'impana Imana ko yaragutoranyije wiyumva uteye inosa kuba Imana yaragutoranyije Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Rwanda TV Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro ngakiyobora. Ariko imbere za kamera za Rwanda TV Plus turi kumwe n'umukozi w'Imana Innocent n'umuhanuzi, no muvuga butumwa ndetse ni n'umwana w'Imana. Ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Mwagiye mumukunda mu bihe bigiye bitandukanye cyane cyane ku jambo ry'Imana ku buhanuzi bwiwe, aho Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza byinshi bigiye bitandukanye aho yasenganye n'abantu benshi intwara zirakira inyatsi ziragenda ndetse n'abari barabuze urubyaro baraboneka ndetse hano n'abantu amasezerano yabo menshi arasohora ndetse yabaye n'abantu mu buryo bw'isanamitima imitima yabo irabohoka n'uyu munsi rero niwe twagaruye kugira ngo tuze kugana nawe uyu mukozi w'Imana ngiye kwakira no kuri Rwanda TV Plus ni umuntu udasanzwe n'umukozi w'Imana Imana yahamagaye mu gihe cyiza nk'iki ariko nanone kigoranye mu bihe bigiye bitandukanye mwagiye mubona abakozi b'Imana bagiye batandukanye abantu bamwe bafashe ibitangaza by'Imana babyitira Satani cyangwa bafata ibitangaza bya Satani babyitira Imana ariko ubu ngubu niyo mashaka inyuma tugiye kuganira n'umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana Innocent rero nabatindiye cyane reka mwakire Innocent yes nishimiye kukwakira hano iwacu ndanezerewe hano rwose ndishimye cyane muri studio yawe yacu abamona byakuvanze ariko reka tuze kubigaruka mu kanya reka tubanze dusenge reka tubanze dusenge twiragize Imana itiyore mu kiganiro n'ubundi turagize tuvuge kabisa duhabwe umwanya wo kuganira ni karibu Mana mu izina rya Yesu uri byiringiro byacu nuko zisoni la syllabus à l'entrée de mandat si abahanda la bopre enasi la hailo si abohaye de mantre de mondo si aminyanda ba kubera ko twe tubigiyemo byagenda nabi ariko uri kumwe natwe byagenda neza duciye bugufi ngushirwe hejuru umuntu wese uzareba iki kiganiro azahemburwe mu mubiri n'ubugingo maze ikiruta byose rya juru wateguriye abawe tuzaritahe udushyigikire mu izina rya Yesu amen hanyuma umeze ute mbomeze neza ni nkibi kibona byakuvanze muri 2026 2026 rero nyinjiyemo nishimye nezerewe koko bajya bavuga ngo big the itangiriro ryiza riguhereza iherezo ryiza so rero the good beginning to make a good ending nuvuga ngo nuburyo umuntu ashobora gutangira ibintu neza bikamuhereza iherezo ryiza so rero uyu mwaka ngutangiye nsa nkaho mfite ibyishimo n'akamwenyu kenshi no guseka cyane mu buryo bukomeye bivuze ngo Imana yabanye nawe 2025 yabanye nanjye myinshi igiye bitandukanye Imana yakoranye nanjye ibintu bidasanzwe ndetse n'abantu twasenganye Imana yakoze ibintu bikomeye mbese ni mu mashimwe muri wa 2026 rero twayinjiye dushima tunezerewe kandi hari ibyo yavugiyemo 2026 ubwo twinjiye mu gihe cyacu ubu uri mu gihe cyawe mu gihe cyaje bavuga ngo cyahazaza ni kirimo ndahazaza hanjye mparimo rwose ubwo hazaza hawe tayari wowe winjiyemo nta kibazo uranezerewe uguwe neza
ndahazaza hanjye rwose ndahazaza hanjye kandi ndabishimira Imana ko yahanshize hari byinshi byari kunsigara na 2025 ariko Mana uri umugabo haleluya ariko Imana irangije iranyimana inshitsa 2026 hanyuma rero nanjye ndabona umeze neza cyane ku saha nziza ku rukweto rwiza ishati nziza ariko nanjye ntago nabyoroheje ngiye ndabona navuze ngo byagize rwose byanshanze karuvate ishati nziza cyane tegeza ko buri gihe mutumi rwose nzanye nakira uko nkuko ubona nambaye niko buri wese ese ni revelation wagize niyerekwa ryaje ko ugomba guhindura ubundi buryo budasanzwe twinjiye 2026 nawe ufite indi ntumbero nshyashya itandukanye hari umuntu mwatubwiye kanamibwe n'aba bantu badukurikiye ngo nubona umwaka ugiye gupfa nta kintu wigejejeho ngo uzagerageze ngo uryamucuramye kuvuga ngo nubona nta kintu umwaka upfe nta kintu wigejejeho uzagerageza uryamucuramye atari ko bigaragara ko ari ikintu wigejejeho cyangwa ari impinuka zabaye mu bugitando ryamamo uhita uhindura umusego ushyira ahandi ndatekereza ibyo ngibyo uvuze ndabyumva ariko ubundi proje umuntu aba afite kenshi ni proje ni nyinshi haba mu mubiri haba mu mugingo uzi ko umuntu ashobora kuvuga ngo uyu mwaka wenda ukavuga ngo muri December 25 ukwa 12 ukavuga ngo ndashaka kuba naretse iyi ngeso yari yarananiye ariko noneho izi nzoga ndazihagaritse ndaziretse iryo ni iterambere mu mwuka ako shaka ikintu cyitwa inzoga baragihagurukiye mwa inzoga bazizamura umusoburi musa zigahenda buri munsi none se kankubwire mu mbabariro ndabankoresha akantu manje kubiseguraho buri munsi rero mu buryo bw'umwuka nibwo ndimo kuvuga abapfapfa buri munsi n'abakira buri munsi mu buryo bw'umwuka rero imisoro yazamuka mu bijyanye n'inzoga yatumbagira ikajya hejuru sibyo uko Bibiri ivuga ko ubwo bari mu mubiri bo barabyumvira mu mubiri ariko bari mu mwuka barabyumvira mu mwuka Bibiri iravuga ngo vino numukobanya inzoga zashkubagana ushukwa nazo ntagira ubwenge rero ikindi cya kabiri Bibiri kavuga ngo mu Bagalatiya 5:19 imirimo ya kamere iragaragara ni harimo gusambana gukora ibiteye isoni n'ibyisoni nke gusenga ibishushanyo no kuroga no gusinda no gusambana rero mpamvu mvuze ku businzi nuko biri mu mirimo ya kamere Imana yanga mbene abakora ibyo byose ngo ntibazaraga ubwami bw'Imana rero umuntu uri mwisi sibyo arahirwa kuko nyine ari mu cyerekezo cy'isi sibyo bazamura imisoro arazinywa bazitumbagiza niyo bayishyira kuri 5 mitsingi cyangwa primus bakayishyira ku 10 kuko ari ku isi pe azabona bisi bazimugurira rwose cyane ariho abantu b'Imana kenshi abakristo barokore bazajya bavuga ngo ese kuki abapagani banywa bakabona amafaranga yo kunywa yo gusindira yo kusambanira yo kwiba yo kugambana kubera iki bari iwabo bakuzuza ama etaje kubera iki reba nk'ubintu se uri umukirisi barazwe isi rero niyo mpamvu iby'isi bari kubibona badasenze bari mu isi nyine niyo barimo ariko baragirazwe ariko umuntu w'Imana ikintu cyose akibona yasenze nubona utari kubona ikintu cyose ukayibona utasenze uzamenye ngo uri mu nzira njya kurimbuka hanyuma reka ngo baze kino kibazo abantu bankurikiye kino kibazo nibaze kugiti cyo cegeza umutima cyane ariko bagitekerezeho ngiye kukikubaza ngo utangikira nta kibazo inose yego umunsi w'umuzuko tugiye mu ijuru yego nidusanga uramutse usanze ibyo twitaga ibyaha bitari ibyaha Bibiri iravuga ngo rero Yesu niwe nzira n'ukuri n'iki n'ubugingo nta ujya kwa data Yesu atagira gute atamujyana bivuze ngo umuntu amarembo ni Kristo unutanyura kuri Yesu nta juru ufite mu yandi magambo Yesu yari amagambo yavuze ibi byose biri muri Bibiri inzira nyayo iri muri Bibiliya kandi biranditswe byose byanditswe byera biri mu tangiro Abagalatiya 5:19 harimo imirimo ya kamere iragaragara ni yingiye nyine nakubajije niyo mpamvu tugera mu ijuru ngo tugasanga ibi ngibi bitari ibyaha ibyo twabuje byose twirinze tugasanga bitari icyaha ngibi yese bitari ibyaha buriya twirinze kunywa inzoga abantu twifata nk'icyaha bitari icyaha wenda gusambana abantu twifata nk'icyaha bitari icyaha wenda kwica byo
kwambura umuntu ubuzima no kwambura umuntu ubuzima ariko kenshi bibiliya hari ibyo bivugaho kenshi ndizera neza ntashidikanya kuko ama revelation yose yagiye atambuka Amerika yose yagiye amahishurirwa yagiye atambuka agaragaza yuko kuri wa munsi cyakora hari ibyo twita ibyaha nkanjye wenda nk'umwadeperi sibyo undi w'umukatolike ngiye nkavuga ngo ntabwo nzigera nk'inzoga sibyo ariko muri mu mategeko y'abakatolike ntabwo ari icyaha icyo gihe Imana izakubaza wowe waravuze ngo iki ngiki kubera ko cyaguteranya n'Imana sibyo waragikoze wowe n'Imana mwagiranye urubanza ariko uyu nguyu we n'Imana ntabwo bagiranye iki urubanza urugero turabizi ko muri ADPR ntabwo gupfa kwambara ipantaro biragoranye n'imiziro ntabwo wajya kuri gusuka kwambara ipantaro wajyana kwisenga ariko ntiwajya kuri alita cyangwa nk'ubundi wajya muri ADPR ntabwo bakunda kwambara ipantaro bagiye gusenga oye none ugiye mu gusuka baremerewe gusuka oye ntabwo okay reka tuvane urugero rworoshye gusuka ntibyemerewe ariko umukatolike yasuka umuzayoni yasuka byo banabikora sibyo none se umuntu uzasuka yarabwiye iyera yarabwiye Imana ngo Mana ninkora iki ngiki baravuze ko twe tujya turema ibyaha bitari ibyaha Imana igahita isinya ako kanya nkuko nshobora kuvuga ngo umunsi Imana uzambura mu rusengero isaha ya 2:30 nkagiramo nka 3:00 nzaba nkoze icyaha uzakimbabarire nk'icyaha undi akavuga ngo Mana nimbura mu rusengero 3:30 uzabibare nk'icyaha uwa 3:30 niyagiramo ntabwo Imana izabara icyaha ariko niyaramuka agezemo n'igice Imana izamubara ko yagiranye n'Imana amasezerano akayica egal sins bingana n'icyaha sibyo ubwo undi muntu wavuze ngo 3:30 sibyo ubyumva neza uwavuze 3:30 akajyamo 2:00 nta cyaha afite uwavuze 2:30 akagiramo 3:30 akageramo n'aba 3:30 bagezemo Imana izamuvuga ngo wowe wakoze icyaha bivuze ngo niyo mpamvu rero njyewe niba ndi umwadeperi niba ndi umuzayoni narabwiye yera irabwiye Yesu nkavuga ngo Yesu sinzanywa inzoga sinzashaka abagore babiri sinzariganya umunsi nariganyije nanywe y'inzoga nk'umwadeperi nk'umuzayoni nk'umudezami nk'umuki icyo gihe ijuru rirazandika ko nakoze icyaha gikomeye hari ibyaha publique hari n'ibyaha bitari publique bitari rusange reka nkwereke impamvu nabyo mbisobanure umuntu ashaka kubaza ngo ibyaha rusange ni ibihe ibitari rusange ni ibihe ibyaha rusange ni nka gutya umuntu ashobora kugambanira umuntu biravuga ngo ntukagambane ibyaha rusange hari ukuntu umuntu avuga ngo ndamwaka ubuzima ibyo ni ibyaha rusange ndabeshya ndagira ubugome ndakora ibiki n'ibiki ariko ibyaha bitari rusange biri ku muntu ku giti cye kwa kuntu hereza umuntu isezerano sibyo iryo sezerano wamara kuri muhereza ukaryica ukavuga ngo wenda mu nzu yanjye nta cyitwa inzoga kizigira kinjiramo sibyo singiguhaye kaguye isezerano ngo mu nzu yanjye ntabwo nzigiranywa inzoga habe na gato hanyuma nkagira abashitsi bemerewe kunywa inzoga wenda nk'abakatolike imihango yabo irabyemerewe sibyo bakaza bakanywa inzoga bamara kuzinywa bakazinywera wenda mu wanjye icyo gihe rwose nzabarwa nk'icyaha nasengeye ibyo ntagomba kugira gute gusengera mbese mu magambo make uko wizera ni kugenda ukurikira urema ibyaha bishya cyane rwose uko ugendana n'Imana n'uko ugenda uganira n'Imana ni kurema ibyaha bishya bivuze ngo hari umuntu twigeze kuganira arambwira ati buri wese afite uko abana n'Imana ye buri wese afite uko abana n'Imana ye ariko hari nuko twese duhuriye ku mubyeyi yego buriya hari umwana ukaraba mu gitondo hari n'umwana woga nimugoroba ariko mwese mugataha mu nzu imwe mukubaha umubyeyi umwe tukubaha umubyeyi umwe ako ngako ndakumvise hanyuma rero ukomeje ku kantu twatangira ikiganiro cyacu neza uravuze ngo abadaperi ntibemereye gusuka imisatsi icyo ni ikintu uvuzeho mbita nyumva mbita nkigeranya noneho n'abana b'abakobwa bahanuriye Dorcas na Vestina kwa warabanye abana barisukishije muri ADPR Dorcas ejo bundi yarisukishije Vestina we yarisukishije mbere n'abana basenganye nabo Imana agiye gucisha mu buhanuzi bwabo bw'igihe gitandukanye wabifashe uteye inosa nk'umwadeperi hariya rero hari igihe ubusirimu rimwe na rimwe bushobora kutwambura ubugingo kandi kubura umusirimu ijambo ry'Imana rivuga ngo uko yari ari kera kose Yesu n'ubu ngubu ni kakiri Yesu yahoze ari umusirimu mbese ubu nta terambere agira ari mu cyerekezo kimwe ntagavuga ngo uyu munsi ngo twuva turi 25 iterambere rya Yesu ngo kuva twinjiye 2026 ngo ubwo niho twinjiye mu terambere ryiza ngo byabinde ngo byari by'abaturage oya biravuga ngo muzirikane uko mwari muri
mugihamagarwa mubizirikane cyane. Rero David niba warahamagawe kera cyagira ukubwira Yesu urukumurira ati mani bisinzabikora mani bisinzabikora ukaba uri kurenga ku nshingano uzabifate nk'icyaha uzihana ukabwira Yesu ngo mbabarira nyambika indi mbaraga bundi bushyashya kuko naratandukiriye. Nabo rero baratandukiriye bazajye kumusaraba ku isoko basenge basaba Imana imbabazi. Vestina na Dorcas bazasaba Imana imbabazi uko niko kuri kuko ubwabo kuko bifata. None se reka nkubwire David, hari igihe rimwe na rimwe ibyaha tubihindura tukabihindura ngo ntabwo ari ibyaha bitewe naho tugeze gute naho tugeze. Muri Amerika abantu benshi wenda bamwe na bamwe banywa inzoga benshi sibyo, hari n'abantu bavina hangaba Imana yabateza intambwe bagerayo bagatangira kunywa amayoga bagatangira gukora ibindi ngo bageze i Burayi. Mu by'ukuri Imana yatuzanye ku isi atari kugira ngo isi duhindure ahubwo kugira ngo twe duhindure iki duhindure isi. Ntabwo ari cyo gihe cyo kugira ngo ibihe twe biduhindure ahubwo duhindure ibihe. Mu gihe ibihe bitameze neza bimeze nabi twe tubihindure bibe byiza sibyo. Niba ngeze muri Amerika nkagerayo wenda innocent gentleman ndaho ngaho ngeze muri Amerika hari ukuntu bigenze hari ukuntu Yesu anteje intambwe ampaye amafaranga rero iyo ntazi umuhamagaro wanjye nijandika muri babandi kandi muri babandi uko bakuza nuko bari bameze buri mwana wakuriye mu gipangu n'uwakuriye hanze imico yabo bitandukanye kandi ari nuko Imana igira gute igibafata nkuko umuntu akora ubutayu bwinshi cyane akarara hanze ari gusenga Imana ndakavuga ati sinabishobora ndasengera mu nzu ariko bose iyo bahamagaye data wa twese bose irumva iravuga ati nguhaye umugisha wose ngiye mu mazi nayo nguhaye umugisha wasengeye muri saro kandi Imana ikabereza umugisha nguhaye umugisha wasenze iminsi 3 nguhaye umugisha wasenze iminsi 40 mwese mbahaye umugisha. Imana igireba intego mu mutima bura Yesu azi nkuko abigishwa benshi barimo bagenda ngo Yesu ngo abitegereje ngo Yesu aravuga ngo hari umuntu nkozeho kandi bari benshi none abigishwa baravuga ati se nigisha baravuga koko ngo abantu bagukozeho aba bantu ni benshi nanjye ubwanjye nagutacinzeho none ukuvuga ngo ninde gukozeho kandi koko bari bamukoze bari benshi banamwanduje n'umwenda none avuga ati nyamara hari unkozeho aravuga toya rwose nawe urakabije. Yesu avuga password ikomeye avuga ibanga rikomeye aravuga ngo ikimenyamenye cy'umuntu unkozeho hari imbaraga imvuyemo kubera uwo muntu unkozeho. Mu yandi magambo abantu benshi bari kubyaganira kuri Yesu ariko ufite intego hari ufite intego numwe. Yesu azi umuntu ufite intego azi umuntu uri kumushaka afite gahunda umuntu uri kumushaka afite gahunda rero niyo yaba ari gusengera mu bantu 1000 abantu bari gusirimba ari 1000 Yesu azi umuntu ufite umutima uri gusirimba ari gushima Imana bimurimo ashaka kureka ibi ashaka guhinduka bitandukanye n'umuntu uri gusirimba nk'impara kugira ngo yikorere siporo uratuma uko yagenda mu muhanda ngo nta kibuzi mara kuririmba sinza ko kana hano kavuye umva baririmbe cyangwa bibyihorere ngo impara zateguye concert muri stade ngahaza abantu bakeya imba nyine ngo zateguye ngo haza abantu benshi ahubwo ngo umuntu yurira igiti ngo bitewe no kubiryoherwa n'umuzika ngarabyina mu giti hejuru yikubita hasi ngo babaje ngo buri wese amubaza ati nk'umuntu arapfuye ngo ya ngo bajye gushyingura umuntu wabo nta kibuzi mara kuririmba. Rero nundi nawe urumva different story. Hari umuntu wavuze ngo yavuze ngo haje bakeya ngo baravuga se iki gitaramo cyitabiriwe n'abantu bakeya mwareka mugatangira hanyuma bamaze kuhagera maze mbaraza ngo ati nta kibuze mbara kuririmba baza bataza turaririmba turaperforming. Ariko inosa twatiri kuri Vestina na Dorcas ubona amakosa Vestina na Dorcas bakoza komeye ari ayahe? Amakosa ya mbere bakoze icya mbere bibagiye umuhamagaro yego bibagiye umuhamagaro uko bari barikira bagihaguruka ko nabivuze ngo cyatumije abantu babakunda mbese icyatumiza abantu babakunda ntago bagikomeje kugikora. Bundi muntu nagukundira ko uzi gusenga uzasenge double y'amasengesho. Umuntu nagukundira kuzi kwinginga uzinginga biri double. Umuntu nagukundira kuzi gukora protocole uzakora protocole naho batabikubwiye ukore ipfa kugenda neza. Buriya rero icyo twabakundiye bari natural bari naturel mu bijyanye na salvation yabo n'agakiza kabo bari umwimerere no kwizera bari umwimerere mu buryo bwose. Sibye no kubeshya mwana yishizeho dusuka sa neza Vestina ntuza Dorcas kwa oya nyine kenshi umuntu ari kwerekeza mu kindi kirere abisi bavuga ko biri kurushaho kuba byiza
ubwo nanjye mbaye uw'isi oya ntabwo Nta wisi kibazo. ariko mu kirere cy'umwuka maybe ko mu kirere cy'umwuka uri kumureba ko nta kibazo ariko no mu kirere cy'isi wenda tubyemere kameze neza uzi ko uyu munsi nshobora gusuka ibisuko abantu bakavuga ngo mana we izi dread zirakubereye ariko ubugingo bwagiye kera bitandukanye ibona bitandukanye n'iby'Imana ibona bure nk'ukuntu mubona bitandukanye nuko Imana iri kukureba cyane rwose abantu bashaka kuvuga ati wow vraiment ça va komeza urugendo nta kibazo yego ariko Imana yandeba ikabona ndi umwanda ikabona nta kintu kandi ijambo nzaribazanira ngaho Imana ibona abantu ngo babwiriza ariko mu maso y'Imana ikabona ari nk'umunuko baririmba ikababona ari nk'amase kandi twe twabareba tukabona bararyohewe cyane tukabona nibo bantu ba mbere tukanavuga ati ijuru bararifite Imana rero itandukanye n'uko umuntu akubwiriza ukavuga ati uzabona nijoro kumva ni nkanjye uritanga ari n'igihe tunakorana n'ikiganiro urumva ngomba ngavuga ati shaka amahanga azabona ijoro pe nokuri rero niyo mpamvu kenshi imirimo ya mbere nizahesha ya nyuma agaciro ya nyuma nizahesha ya mbere agaciro kuko bwa mbere ubu ngubu 2026 wenda 230 urumva zawe kihari nzaba 230 ho nzaba nkihari 2023 2030 nzaba nkihari sibyo urumva noneho nshobora gusenga bibiri nzamfite imyaka 100 zingahera katrebe 2020 reka twobyemere 2020 na 2023 nzaba mbere nzafite imyaka 100 urumva nzamfite imyaka 100 birananiye kubibara muze kudufasha mutubwire muze kudufata murusha mutubwire imyaka noneho icyo cyaka kuvuga sibyo nuko umuntu amaze imyaka 50 ari mu gakiza sibyo hanyuma umwaka 51 akava ku isi ariko akoze ibyaha umwaka umwe tureke n'umwaka ukwezi kumwe imyaka 50 n'amezi 9 urumva mu kwa 12 agataha agapfa yarari mu byaha umva ijuru rita rimusiba mu gitabo agaragara nk'umuntu utarigeze amenya Imana njya numva ngo ni segonda rya nyuma ryusi urikozemo icyaha ugiye gupfa cyane itubura ibyabe byose wakoze bitabe ubusa niyo mpamvu hari umuntu avuze ngo tuzahabwa imbunu dutabarutse ntabwo uzi future hawe kuntu hameze kuntu hahagaze birashobora ko hari ibyazitambika niyo mpamvu Jovajira yaririmbye ngo ifeza n'izahabu ni byiza kuri nge kubaho neza ni byiza nabyo ni byiza kuri nge ariko mana hari icyo ngusabye uzandindira ubugingo buriya iradi password ikomeye kuvuga ngo uzandindira ubugingo mu yandi magambo hari igihe narangara bakabwiba uzabundindire kugeza ku iherezo iyo ari ku iherezo rero kuri wa munota wa nyuma Imana ikakwibutsa akavuga ngo nubwo uri mu buribwe ugahita uvuga ati Imana nubwo ndi kuribwa uburibwe mbabajwe n'umubiri hari ibyo wakoze byiza hari ikintu wakoze gikomeye hari uburyo warinze ubugingo bwanjye hari uburyo wampagazeho bigatuma ukomeza gushima Imana yagutwara ukagenda nk'umukiranutsi utayiva Imana ibintu nkoreye business zidaciyemo nubwo atangiye utanga ijuru ariko hari umuntu upfa avuga ati umuntu Imana ijuru arikwiye nyine hari umuntu uvuga nyine ukavuga ngo ijuru ariko hari umuntu ukuntu yabanye n'abantu hano ku isi ukavuga ati niyo yaba nanjye utanga ijuru n'utwaye yaba yarakoze natwirengagiza nkamuha ijuru Imana rero ntabwo iri gukora ikibazo yo nta muhigira Imana ntabwo ingiragira ifite nyacyubahiro ibintu byose nishiri kuzimu kandi kagira gute igakurayo hanyuma rero reka dutangire ikiganiro cyacu gusa ntekeze ko abantu badukurikiye na Vestine abadukurikiye babashije kumva ubutumwa bwabo Innocent yabageneye ababwiye ko imirimo ya nyuma ari ihesha mbere agaciro bashaka barakoze ibintu byinshi tugufashwa n'umunsi twaba turi kubavugaho ari kejo babe maso ahubwo ejo babe maso kuba mbonye yakuzuza arena rimwe akazuza kabiri akazuza gatatu sicyo gisobanuro cy'ubugingo sicyo gisobanuro cy'ijuru kuba mbonye yakuzuza arena rimwe sicyo gisobanuro cy'ubugingo rimwe kabiri gatatu kane gatanu sicyo gisobanuro cy'ijuru si gisobanuro cy'ijuru si gisobanuro cy'ubugingo kandi abantu kugushima cyane ngo ufite uzajya mu ijuru sicyo gisobanuro cy'ijuru siko kubona ijuru nanone kandi kukuvuma cyane bakakuvuma imivumo bashaka yose sicyo gisobanuro cyo kubura ijuru kuko isaha ni isaha amasegonda 30 niyo waba uri umunyabyaha giharwa wabona ubugingo
ni ukuvuga ngo ndemera ibyaha byanjye byose bivuye ku mutima ndabyemera, nababaje umwami wanjye, nababaje Kristo, ndamubabaza cyane. Byaba ngombwa ukarangurura ugahagarara ukarangura, yemwe bantu mutuye aha n'aha narabababaje, ariko ndasaba imbabazi. Ijuru rikakamba se nturikakamba ahubwo ukaryurira. Hanyuma rero reka dutangire ikiganiro cyacu neza mu buryo bw'iyobokamana. Innocent uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, ndetse wagiye ufasha n'abantu benshi mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse ku bantu bagiye basengana nawe mu bihe bigiye bitandukanye, ku bantu bakize indwara, ku bantu hinyatsi, mu bibazo byagiye bitandukanye n'abantu duhura nabyo mu isi muri rusange. Iyo wirebye n'impano Imana kuba yaragutoranyije, wiyumva ute Innocent kuba Imana yaragutoranyije kuba ati wowe umukozi wanjye, uri umwana wanjye, ariko nanone ongeraho ukore muri kampani ya Sco ikaguha impano ikomeye nk'iyo ngiyo, wifata ute wowe? Ntabwo ari uburanga cyangwa amashure cyangwa amafaranga cyangwa icyubahiro wigitumye ukiriho. Utwo tuntu impamvu ntuvuze, Imana yo ireba, iramutse ibyo ku mashuri ikareba ku mafaranga, ndatekereza ko ba Bill Gates n'abandi bose tuzi baba Elon Musk, abo ngabo nibo bantu Imana yatoranya yakoresha. Ariko ngo byahishwa abanyabwenge, hari uburyo ndi birivuga ngo abaswa, ni kwa kuntu umuntu nyine bavuga ngo babandi bize cyane 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 cyane, ariko bakirengagiza iyabahaye kwiga n'ubuzima. Byahishwa abanyabwenge bisobanurira bwose kugira ngo ejo hatagira uwirata uwireta ubwenge bwe. Yego, niyo mpamvu Imana yantoranyije n'ubu ngubu nanjye ngize mvuge ngo yarebye kuri iki ireba kuri iki, naba mbeshye bwe ku bwawe ntago uzi icyo Imana yagendeyeho. Sinzi icyo yagendeyeho pe, gusa icyo nzi cyo ni uko yangiriye icyizere. Wari wicaye ukitekereza ukiyoberwa? Hari igihe nanjye nitekereza kwisobanura bikananira, kwisobanukirwa uri we bikakucanga. Vraiment nta muntu wiyoberwa, ariko iyo bigeze impamvu Imana yampamagaye ikavuga ngo kugeza umuvugabutumwa uzajya uhagarara mu bantu bize bakurusha amashure, uhagarare mu bantu bakuruta, abari hasi yawe, abagize gute, ibyo bintu rwose sinkubeshye, ntaho nshobora kubisobanura. Nuwabimbaza ngo sobanura impamvu, navuga ngo mubaze uwampamagaye, mubaze uwantoranyije. Impamvu iki yantoranyije? Nta mashuri menshi mfite, nta mashuri mfite, nta mafaranga mfite, wowe ikakwihora uyafite. Hanyuma iyo witekereje ngaho ngaho, akenshi ugarutse kuki ubutekereje nize ishusho ziba zikujemo, ni ngiki kintu kiba kibaye muri ako kanya? Mbona imbaraga y'Imana mu muntu, ko Imana ishobora gukoresha n'agahinja ikagakoresha ibyo ishaka kandi ikakuzuza ibyo abantu b'imyaka 40-50 bakuzuza, ikaba yakoresha n'uruhinja rukabikora. Bivuze ngo nta kampara imbere y'Imana. Umuntu yanze gukora ibyo Imana ishaka, ishobora guhita ihamagara undi muntu runaka tutazi, tutatekereza. Kandeba njyewe cyane cyanekereza. Umva umuntu utagute David, ibaze ngo ndi kukorera ngahita avuga ati ino reba ibintu warayemo iyeze kukejo cyane, nk'ubu nkaba nkureba nka gutyo, ariko shakiza imana izaziguha. Kenshi abantu uzajya ukunda kubana nabo byanga bikunda, hari shares ya Holy Spirit uzabakuraho. Hari umugabane w'umwuka w'Imana uzajya ubavaho ukakugeraho. Uzi impamvu Elisa yabanye na Eliya, ariko birangira Elisa atwaye umwitero wa Eliya urangije umujyaho. Ngo akakorera n'ibitangaza birenze ibya Elisa wa none akakora ibitangaza birenze ibyo Eliya yagize gute. Ngo n'umurambo wakoze igitangaza, n'umurambo wa Elisa wakoze igitangaza, aho bashyinguye Elisa bajyanyeho umuntu wapfuye, ngo wamugejejeho ahita azuka agenda abakurikiye, abirukankaho, bariruka baratirika baravuduka. Ahantu umuntu w'Imana ari yo n'ubutaka Imana irabukoresha bugakora. None se imva ya Yesu ahantu yari iri, imva yonyine Yesu yonyine kuhagera, ahubwo nka umuntu wakubise umusumari Yesu ngo amaraso ngo ngamutarukira ngo yamucumise icumu mu rubavu, ngo yari impu ngagize gutya y'amaraso arasimbukira no mu jisho bararebye ngo kaci, ahita avuga ati wano ni umuntu w'Imana, ahita yiruka reka mutabumenyera. Umuntu w'Imana rero n'umwambaro we wonyine wambaye, umuntu w'Imana ariko umwambaro we wonyine kuwambara hari kandi zahita zigucika. Ino wagiye usengana n'abantu benshi bagiye batandukanye, bagwamagaye kuri telefone, abaje kukureba mu rugi wawe, abo wasengeye mu nsengero, aho usengera, aho bagutumiye, n'abantu benshi bagiye batandukanye wasenganye nabo mbese. Ariko ikibazo cyane cyashaka kubaza k'icyo giti, reka tubaze ko kuri telefone, hari telefone wigeze kwakira wumva guteye ubwoba umuntu amaze kukwibwira?
oya ntabwo banagira kubera ko ukumva nyine nagira ubwoba, urikanze ukumva nawe uratunguka. nagira ubwoba ari njyewe nagira ubwoba ari njyewe kuko kenshi iyo umuntu akora ibye hari igihe rimwe na rimwe yagira ubwoba ariko iyo umuntu afite uwamuhamagaye buriya wagira ubwoba. Urugero perezida wa repubulika aguhaye ububasha sibyo umuntu akaguhamagara ati rero mfite ideni rikomeye riremereye kandi ufite ububasha wowe perezida wacu yaguha ububasha bwo gukuraho ayo madeni abantu n'uwishyura umuntu ideni ubishaka rwose ukambwira nje nta kintu nzakwima sibyo mu gihe tubanye neza nta kintu nzakwima uzampamagara uwo ari we wese nzabigukorera. David wagira ubwoba umuntu yaguhamagara akavuga ati rero inzu yanjye yahirimye inzu yanjye wagira ubwoba ariko wagira ubwoba mutabanye neza Yesu mu ijuru inama yarateranye ariko nini uzajya hariya mu isi gucunga bari abantu banjye ko mbona bananiranye Imana ikabaza umwami reka tuzajya reka Yesu baha abantu bagahita mwereka video yose izabera ku isi akaba terasi najyayo babaza wa kabiri terasi najya bageze kuri Yesu avuga ati nge nzihangana arangije amanuka umutipe ageze ku isi ibyo yabaye byose byarabaye ariko ndagishaka kuvuga ahantu hamwe wegiye gusenga ngahantu ngagezeyo ngareba filime yose kundi ihagaze avuga ati ariko mwami umutima urakuze ariko umubiri ukwanga niba bishoboka igikombe cy'indenzi kandi na mbere yo kuza ubujye muri bamanje kumwereka filime y'ukuntu bizagenda hasi ko bizagenda ageze ahantu agira iki yari Imana uremera yuko Yesu ari Imana ndabyemera yigize umuntu ni ukuvuga ngo rero we yarebye ibigiye kuzaba ku isi yambara ishusho y'umubiri sibyo yambaye ishusho y'umubiri abona kuntu azakubitwa n'uburibwe azagira uko buzabungana kuko we afite igipimo gipima uburibwe kuntu buzabungana noneho ushobora gusanga yarapimye upime uburibwe akabona ko uko buzabungana buzabumurenza ubushobozi hakaba hari support azahabwa niyo mpamvu yavuze ngo umubiri urakunze ari gusenga ari Getsemane umutima urakunze ariko umubiri ugize gute urabyanga uzi impamvu marayika w'umwami Imana ngo yohereje mwuka w'Imana akamwongerera imbaraga ni nk'ikinya hafa nshatse kubaza wenda nk'umuntu akagwambaga kuri telefone yakwibwira nubwo utagira ubwoba akavuga ati ariko Mana ndinde guhamagarwa n'uyu muntu hari igihe mvuga ngo ku bwanjye ntibyashoboka ariko ungiriye imbabazi Mana ungiriye imbabazi uyu muntu bigakunda nagushima ako karo niko ndashaka ungiriye imbabazi uyu muntu bigakunda nagushima kubw'imbabazi zawe wanyemerera bigakunda yego rwose ntabwo iyo yamaze kunyemerera nkafata we ikambwira ngo genda nkegera Imana nkasenga nkiherera mu nzu wanjye cyangwa se nkajya ku musozi cyangwa se nkajya hehe nkareba ahantu nihugika nkajya nkasenga ikanyemerera ndamuga ngo ntugire ikibazo ibi ngibi biri kubona byamaze kurangira ahubwo tuza ariko akagira ubwoba avuga ati tuza byamaze kurangira kandi no kuri hari ibihamya igitondo kimwe nigeze bivuga nzazana abantu twagiranye ibihe byiza babonye imbaraga y'Imana babona ukuboko kw'Imana babona gutabarwa kw'Imana babona Imana ihindura ibihe babona Imana yegezayo babona Imana ishigikira rero ibyo ngibyo byo rwose pe cenza abanyabyaha n'abatizera n'abantu babazi ko bafitanye n'Imana urubanza igihe cyose uzaba udafitanye n'Imana urubanza igihe cyose uzaba wihana ugacira bugufi y'Uwiteka nta bindi bibazo mufitanye ntuzagira ubwoba Abafilisitiya bose Uwiteka azabakugabiza bura Dawidi ntabwo yatsinze Abafilisitiya kubera ko yari afite imbaraga oya ahubwo yishe Goliyati kubera ko yemereye Imana ikagendana nawe iyo wemereye Imana ko mugendana rero Goliyati niyo yabaremereye gute uramunesha cyane ukarambika hasi ukikomereza mu bantu basenganye nabo ibibazo byabo byagiye bikemuka mu buryo bungana gute Imana igukoresheje hari abo byahitaga bikemuka nabo byasaga nkaho bitinzeho kuko nta bantu bose uzarebe n'abantu bigiye mu ishuri rimwe ntabwo bose bimukira rimwe nango batsindire rimwe ubwo ravuga ngo byose bigose n'ubumana nibwo bumana bwawe niko nabivuga wenda nibwo bumana bwayo kuvuga ngo byatinda ngo birihuse ngo uragize gute nibwo bumana bwayo gusa ntabwo umuntu wese wasenze agasenga neza akizera ubumana bw'Imana nyine bumugira bugakora ibyo byakagombye gukora kandi va byihuse wagiye uhanura abantu benshi nta muntu urahanura akakubwira ati byaranze hari igihe ushobora guhanura umuntu wenda bimwe bikanga ariko akakubwira ngo nubwo wenda gucuruza byanze sibyo gucuruza byanze ariko bya bindi wambwiye ko hari ibyaha ngiye kureka burundu narabiretse
rero Imana ikabona ko byose yari igiye kubimuhera rimwe, ariko igahita igenda ikabanza gukuraho ibyaha kugira ngo atazacuruza bya byaha bikamutera gusohoka muri ubwo bucuruzi bwe. Ubwo rero kenshi hari igihe umuntu umubwira ngo agiye gucuruza cyangwa se agiye kubyara, ariko hakaba hari ingeso, hari password mbi yatumye atinjira mu mugisha we. Password bisakwiye nkabanza yireko. Yego, Imana ikamwambika imbaraga kugira ngo areke icyo kintu cyamugose kijya kiri blocked ku migisha ye, yamara kukireka akavuga ati rwose ndashima Imana rwose iki ngiki cyo cyari cyarandemereye nubwo ibi bitakunze, ariko ibi narabiretse ndumva mfite amahoro. Wajya kubona uko naguwe neza, nanjye nkumva nguwe neza. Wajya kubona ukumva nyuma wajya kumva mu gihe runaka ngo bya bindi twasengeraga burya uzi ko Imana yabanje kunkuraho bya bindi kugira ngo nakire ibi ngibi. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo kugira ngo Imana igire iki kintu gukorera hari bimwe ubusabwa gukureka kagira ibindi wakira. Hari ibyo usabwa kureka kagira ibindi wakira cyane. Iyo Imana ikubwiye ngo wenda utari gusenga neza, yakubwira ngo nzakubakira ama etage, wenda ubugingo bwo nyine yarabukwemereye, nzaguha ama etage, nzaguha ubuzima bwiza. Imana ikareba ko ushobora kuzagira etage ariko uri mu mico mibi bikazatuma etage bayiteza cyamunara cyangwa se kagenda. Hagiye Imana ihita izika kwinjiramo neza ikabanza kuguca ku gakungu uko byagenze, kaguca ku businzi n'ubuhehese, aho ufite ubuhehese kabanza kubugucaho bwose pe, kandi bigucaho uri guteseka udafite amafaranga, uri guteseka uri guca mu buzima bubi, nyuma bamara kurangira umaze kumanika amaboko ukabona ijuru rirakwibutse. Hanyuma hano hari abantu badukurikiye benshi bagiye batandukanye, bari mu bihugu bigiye bitandukanye, hari hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Harimo bamwe bagifite imyumvire ko Imana yakoraga kera atari igikuru ubu ngubu. Imana yabanye na Mose mwayira misi yashize akora abayisirayeli mu Egiputa akabageza mu butayu bw'i Kanani, kuko niho Mose urugendo rwe rwarangiriye, cyo kabandi barabakomezanya babageza i Kanani. Urumva bakavuga ati Imana yagikora ngo Imana cyane ntigikora nk'ubu ngubu. Wowe ibyo ubifata gute? Ubyumva ute abantu bafite imyumvire nk'iyi? Nicyo kintu wababwira? Icyo nabwira umuntu uvuga ngo Imana ya kera ntago ari yo y'ubu ngubu, uwo muntu aribeshya, nta nubwo azi icyerekezo arimo. Abahanuzi Imana yakoreshaga kera ngo sibo bubu, uwo muntu aribeshya cyane. No kuvuga ngo Imana navuga ngo nta terambere igira. Imana nta terambere igira na rimwe, nta terambere igira. Imana ihora iri bwa buryo nyine buri special, iyo yawe bwayo yihariye. Ese iterambere umuntu avuze ngo iterambere ni ikize? Iterambere ni kwa kuntu umuntu avuga ngo hari urwego rumwe narindiho ngeze mu rundi, mvuye muri rumwe ngeze mu rundi, mu buryo wenda bw'imicururize, mu buryo bw'imyigire, mu buryo bw'ubuzima tape runaka. Rero Imana yo ihora iri standard imwe gusa ahantu hamwe, kuko ibintu byose biruzuye. Ariko niyo mpamvu na Yesu atahinduye ikanzu. Yahinduye ikanzu y'iki? Ahinduye ikanzu y'iki? No mpamvu mutipe bangana umugabo witwa Petero ngo yigeze kureba Yesu avuga ati ariko ubundi uyu mugabo dukurikiye yambara inkweto imwe akambara ikanzu imwe, yadusezeranyije ko tuzabona ibyiza nk'ama etaje adusezeranya, kadahindura ikanzu. Koko uyu mutipe natwiyemeraho tuzamukora iki? Kenshi iyo umuntu arebeye mu mubiri nk'ubu ngubu, umuntu uri wibereye muri Australia, uri muri Belgique, uri muri Canada, uri muri Amerika, ndanabasuhuje bari muri France n'abari muri Hollande. Kenshi hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo akandebera mu kirere cy'umubiri akavuga ati si umutipe namwizera ngatsengera ndamburira ikiganza na mfite amafaranga yanjye ndakomeye narize, uyu muntu koko urabona uyu muntu byakunda byavamo. Kenshi abantu bareberaga Yesu mu mubiri babonaga ko nta gaciro afite, ariko barebera mu mwuka bakabona ko ahubwo azabageza. Ariko tinya umuntu kugira ngo abatipe bari aho ngaho bareberaga mu mwuka bari bangahe? Bari bake. Ariko hari igihe bagira gutya banyanyezaga, nk'uyu Petero yaranyanyezaga. Reka nkubwire Petero ubwo dutanu twa Petero niba yaranyenyezaga, nanjye reka nkubwire dutanga tubiri tugaragaza ko yanyenyezaga. Reka nkwereka akambere. Yego, akambere Petero yakoze. Petero mwagiye ahantu niba yanyenyezaga, mwagiye ahantu hangije arababwira ngo Yesu arangije arababwira ati umva sha tumwikorera amabuye. Niba yanyenyezaga uraza kumbwira tumwikorera amabuye. Petero arebe akaba mutipe oro tuvunisha tukamukira nta kindi aduha, avuga ngo twikorera amabuye ngo abandi bo bagenda bikwa amabuye bashoboye. Petero arangije avuga ati hagiye ndimeze nk'ababarafu, agenda turagwa akabuye gatoya, aragenda bageze imbere Yesu ahita ababwira ati umva
ati yamawe nahinduka imigati muri Muri. Petero arebye asanga afite akantu gato asanga afite akantu gato nikamuhagije wese barakomeza mwese ngagwemera ati mwikore bira biti ngo Petero agenda reba rwa abati munkorere mwese ururuti mwese murunkorere bageze imbere gatoya Yesu abati mujugunya arahe ati uyu mugabo uwo munanyenyezaga hafi aho ngaho ako nakambere ngubwiye nakandi ngubiya kandi ako kambere ngumute gasubiza gasubiza Petero biriya byamubagaho yabaga arimo kwiga niba ubwa mbere bihindutse imigati bakarya ubwa kabiri ntibihinduke imigati bakajugunya hariya isomo yakuyemo ni ryo kuvuga ngo reka nkore ikiri mu mutima wanjye nta muntu ndebeyeho buriya ikiri mu mutima wanjye icyo ndi bukore n'ikitambera cyiza kirambera kibi kenshi ikintu umuntu akoze kivuye ku mutima gihinduka cyiza kenshi ikintu umuntu akoze kivuye ku mutima niryo somo riri gutanga aho ngaho niryo somo riri gutangwa ku mutima aho ngaho gihinduka cyiza igihe cyose uzahereza umuntu bikuvuye ku mutima uzabona umugisha ariko igihe cyose uzahereza umuntu kugira ngo umwikureho bizahinduka umuvumo kandi byawe byagiye niyo mpamvu kenshi Petero nawe byageze nyuma hari aho byageze barabaza ngo mbese ngo mwe mu rukumbana ndirinde abaza abigishwa ngo mbese mwe mu rukumbana ndirinde bamwe nguri Eliya abandi nguri intumwa abandi nguri umuhanuzi abandi nguri iki Petero avuga ati umwana w'Imana avuga ko gaho Yesu arangira avuga ngo Petero si wowe ubivuze ahubwo ni umwuka w'Imana muri wowe ubiguhisha ariko ikigaragara cyo Petero na Yuda bari abasitari mwaratsinda bari abasitari Bibiliya avuga ngo Yuda yarashinzwe kontability yarashinzwe kubika amafaranga ikindi cya kabiri Yuda ngo yarasengaga yarafite impano yo kwirukana abadayimoni uyu mugabo bita Yuda uzasome yarafite impano yo kwirukana iki abadayimoni ariko reka nkubwire nibe mpamvu twavuze ngo hari igihe itangiriro ribi riguhereza iherezo ribi cyangwa se itangiriro ryiza rikaguhereza iherezo ryiza uyu Yuda yaza kwihana mwuka w'Imana buriya igihe umuntu agira mwuka w'Imana ariko akamunini hari abantu bavuga ngo hari Petero na Yuda abantu reka tugiye dukomeza ku kibazo cya nyuma tujya ku musozo kuko nsigaje kubaza nk'ikibazo kimwe abantu bavuga ngo hari Petero wihakanye Yesu yanko kimaze kubika sibye ko abantu bamwe bajya babaza ngo tubwiye ne warasomye Bibiliya nyirango ko yabitse ryari yabikiye hehe bazi ibyo bibazo yari yandi ariko ibyo si ibibazo abantu bashaka kutubaza nyine byo kutugora nari Petero wahekanye Yesu na Yuda jewe n'ingaruka hano nzabigusubiza ninde wakoze icyakiremereye ari Yuda wahekanye Yesu ari Petero wihakanye Yesu na Yuda wagambane Yesu urebye mu buri wese yagiye akora muri bose bakoze ibyaha aho agaciro kagaragaye muri byo n'umuntu wihannye kuko bose bakoze ibyaha umuntu wakanye Yesu n'uwamugambaniye bose bakoze ibyaha ahubwo uwagize ubwenge nyine byandi twavuze ngo umwuka w'Imana ukuntu umuntu asenga urumva agasenga ariko adafite umwuka w'Imana adafite kubaza neza amaherezo y'urugendo ukabanye n'Imana sibyo hari abantu bahita bavuga ngo umva uru rusengero kuba bari kundeba nabi bari kumbwira nabi nduvuyemo ndagiye umusigara n'urusengero rwanyu akimera kuvuga ngo ruvuyemo akaba akoze impanuka akaba arapfuye tayari abuze ubugingo ni kimwe na wundi rero uvuga ati rwose muntu ukamutantuka kama mbaya ndi kumwe nawe ngomba kuruwamo umurongo wa kabiri singomba kuhagamira kandi David kankubwirira ijambo aho kugira ngo mvane mu murimo w'Imana umbambaza umvanemo nakubambaza ukavamo nkagumamo I'm telling you sidi ukubeshya aho kugira ngo umvane mu murimo w'Imana umvanemo njugunye umvanemo shana kubambaza ukavamo rwose hanyuma reka nkubaza akabazo ka nyuma ntawe wambara ku Mana nkubaza akabazo ka nyuma tukugana ku musozo turaza kugusana n'iminota nk'ibiri cyangwa umwe uduhera impana abantu bose baraba badukurikiye hano kuri TV yacu Inosa umuntu ugiye kuguhamagara ngo musengane cyane cyane ko ufite impano ikomeye zitandukanye umuntu ashobora kwitwara gute kugira ngo tuze kubwira abantu mu gihe tuba tugiye gutangana nimero yawe baze kuba bazi neza ko bagomba kuza kuvugana nawe kugira ngo ufatanye nabo mu gusengana nabo kugira ngo bahamagare Imana yego kenshi umuntu ngiye ushaka kugira ngo amamagare dusengane kandi Imana ikaba yakora mu buryo mu bumana bwayo nyine ikabikora mu buryo ishaka ariko byihuse wenda sibyo hari Imana ikora mu buryo bwihuse cyangwa se igatinda n'ubumana bwayo ariko mu buryo bwiza bwo gutereta Imana urayitereta igatereteka niba hari byizakora mu myaka 5 ikabikora mu myaka 1 niba hari byizakora mu mwaka ikabikora mu mezi hari wavuze ngo ibya Yesu ni ku murongo oya nukuri kw'Imana ni ku murongo ndabyemera ariko hari cyo bita gutitiriza uyu mugabo bita Daniyeli mu bice 3 uzasome biravuga ngo
yarasenza yafashe iminsi 3 yo gusenga igisubizo ntiyakibona arakomeza kubita amavi hasi ngagera ku munsi wa 21 ngo niho marayika w'umwami Imana kandi Imana ku munsi wa 3 yohereje igisubizo abamede n'abaperesi bo mu kirere batangira marayika uzanye igisubizo ngo noneho bararwana ibisubizo nyine abamede no mu kirere barabitangira ntibyamanuka ngo ariko Daniel akomeza gusenga Imana ngakomeje gusenga Imana ngo mu ijuru Imana ikomeza kumva Daniel agisaba kandi ibisubizo Imana yagize gute yarabyohereje ngiyohereza marayika Mikali ushinzwe intambara aravuga ati manuka urebe genda rebe Daniel naramusubije ariko aracyansaba nk'ibyo byabe niyo mpamvu umuntu ufite icyifuzo niba ari cyo kubyara niba ari cyo gucuruza ntahindure kubera ko byanze gusora ntahindure nakomeza hamagara Imana izazimusubiza ngo no yohereje marayika Mikayire ngisanga ba marayika barabafashe mu kirere abamede n'abaperesi ba marayika bari kurwana bari kuguruka marayika ushinzwe intambara rero ni rimwe gusa ahita amanuka ko nukunyuzaho ahita mwaka bya bisubizo ahita munesha aramanuka bihereza nde Daniel iyo Daniel rero yigendera ntabwo ari kubibona niyo mpamvu abantu bari kuva mu masezerano Imana yanyemereye umugabo none yaramunyimye izamwiguma yaramwohereje ariko abamedi n'abapress bo mu kirere bafashe igisubizo cyawe baragisigarana rero iyo bagisigaranye gahita wibera aho ngaho kenshi birangira gutyo ugasanga umuntu arishingiye ugasanga umuntu agize ubuzima bubi ari umukobwa ashatse habi ari umusore ashatse nabi ari uwo gucuruza agacuruza mu buryo bubi kubera iki mu mwanya wo kwinginga Imana ngo imuhereze blessing ize azifate yacitse intege bivamo arigendera umuntu rero mpamagaye ngewe ngo ni musengere system ya mbere namubwira ni ukuri kw'Imana namubwira ati rero ikintu cya mbere manzi umenye neza ubeshuwa neza ko mu mutima wowe ni Imana nushaka uba ufite ibyaha byuzuye nk'umusenyi wo ku nyanja umanze wihana umenye ko nawe wowe ni Imana mubanye neza hari umuntu wihana n'umuntu uguhamagara ngo musengane ashaka kugira ngo wenda ngo umubwire ngo ashake cyangwa se ngo wenda abone visa cyangwa se wenda ngo abone umugabo abone umugore abone ubucuruzi abone amashure abone ibyangombwa ariko nta gahunda yo kwihana afite ibyo rero bishobora no gutinda akazarinda apfa nanga sakanavuga ati iby'Imana no kubeshya ariko umuntu wamanje kwiyambura ubushwambagara mu mutima akambara akiyambura umwambaro mubi narinde umusinzi narinde umusambanyi ndi mugasuzuguro ndi umwibanyi ndahimba iminyoma ndariba ndabeshya ngira gute Imana imbabariye iyi Imana ibonye ko ku mutima wawe harimo guca bugufi no kwihana neza sha umpamagaye no gukozaho Imana igi bikora kubw'imbabazi unukuvuga ngo direct umuntu yaguhamagaye Imana ihita ibikora hari no tuvuga ngo none se twe tutari gusubizwa turabanyabyaha tuba twihannye sibyo ariko gukozaho kumvuga ni kwa kuntu Imana ihita ivuga ati nakwishimira ati akira igisubizo cyawe wenda igigoye kuwa mbere ukagifata kuwa kabiri ikigoye kuwa kabiri ukagifata kuwa kane cyangwa kuwa gatanu gutyo mu Mana bwayo nta wamenye Imana bwayo ko bukora ariko iyo umuntu yihannye neza hari nabikenyuruza ikagukenyeza mu yandi magambo hari ibyo abantu baba bafite igahita ibibaka igahita ibiguhereza bakora mu kazi kakujyanamo yes aho uzasanga umuntu izamuhagurutsa muri ofisi ikicaza mu ndi nkaza nkayicamo nkuko nicaye murabona nabereye mwabantu mwe hanyuma rero turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko rero ntago twari kumukozi w'Imana agenda ataduhaye impano y'umwaka mushya tugiye kumeza iminota nk'ibiri gusa ntago ari myinshi ni iminota mike ku buryo nawe wayihanganira niba n'ubundi wafasha akanya ukadukurikira muri iki kiganiro n'ubundi hangana y'iminota 2 uyumva umukozi w'Imana duhereza impano y'umwaka turakurikiza gufata nimero yiwe niturangiza dusengera abantu bafite ibibazo bitandukanye bafite ibyifuzo bitandukanye abantu bashaka kwakira Imana ariko nanone ushishikaza ko wamuhamagara mugasengana mu buryo bugiye butandukanye n'umuntu mwiza ngenda mubarata kuko twarabanye hari n'ibyo yagiye aduhanura byinshi byagiye bisohora hari nabo yafashije benshi batanze amashimwe n'uyu munsi rero nawe twongeye kuza kugana nawe inosa yego Imana ishimwe cyane tugiye gusoma mu jambo riboneka mutangira igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru isi yari ubusa ngumuka Imana isi yari idafite ishusho ngo ariko iyihereza iki ishusho ngumuka Imana agenderaga hejuru y'amazi Imana ishimwe rero iyi kado mbazaniye mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi ariko nawe tukinjira uyu mwaka ku kwezi kwa mbere mbere na mbere
Imana igira ibyo yuzuza ku buzima bwawe bituzuye. Mbere na mbere niba ari agakiza kari igice hagati kuzuze, mbere na mbere bidafite ishusho ibihereza ishusho. 2025 hari bitari bifite ishusho, bitari bifite icyerekezo, ariko 2026 twinjiye Imana ibihereza icyerekezo, Imana ibihereza ishusho, Imana ibihereza uburyo. Mbere na mbere bitari bifite uburyo bw'uko byakagombye kukugeraho, Imana itanga uburyo bw'uko bikugeraho. Ibitari bifite ishusho n'uburyo bw'uko washaka, wacuruza, wakirwa burwayi, Imana ihindure ibyanze guhinduka. Nta shusho ufite mu muryango, nta shusho ufite mu kazi, nta cyerekezo, Imana itanga icyerekezo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ibereze umugisha, haze kwifuza ku mitima yanyu kandi Uwiteka abashyigikire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Hanyuma Innocent, reka tugusabe n'ubundi udusigiye nimero yawe ku bantu bifuza gusengana nawe, nurangiza unasengera abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Imana ishimwe cyane. Nimero yanjye ni 0788 25 40 10, agateranyo 250 788 25 40 10. Imana bamugisha. Fata kwizera, dufatanye kwizera, nanjye nizere uyu mwaka mushya muhire twinjiyemo 2026 uzaba umwaka udasanzwe, kandi Uwiteka kubohoreho ingoyi zose zakuboshye 2025 winjiye 2026. Nkuko ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya 43:18 havuga ngo ibyakera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Ngiye gukora ikintu gisha, ubuko kigiye kwaduka ntimuzakibona ko ntembesha imigizi mu butayu, nkashira inzira mu kidaturwa. Rero Imana ikora ikintu gisha 2026 twinjiye. Imana ikora igisha mu muryango, Imana ikora igisha ku buzima bwawe, Imana ikora igisha mu itorero, Imana ikora igisha mu mibereho yawe, Imana ikora igisha mu bucuruzi, Imana ikora igisha ku mubiri wawe, Imana ikora igisha mu muryango wawe, kugira ngo izina ry'Imana rikomeze kuguhabwa icyubahiro. Kandi kigiye kwaduka, abantu bose bazakimenya, abagukunda bazakimenya, n'abagushidikanya bazakimenya, bazabona ko ari Uwiteka Imana nyir'ingabo yakoze ibyimbaraga. Imana ishimwe cyane. Wikwita kuba guca intege, wikwita kuba ngo ntibizashoboka, ngo ntibizakunda. Iravuze ngo mbabwire ngo akira ikintu gishya 2026. Nanjye nakire, David wakire, bakameramani bakire mu izina rya Yesu. Kwizera rero, fata ikiganza cyawe ugishyire kuri screen udukurikiranye, hanyuma wizere. Ese wizerere ku kintu runaka ushaka ko Imana gukorera 2026. Imana iguhereza umugisha ko hari icyo utekereje ugiye ushize imbere y'Imana, 1 2 3, Imana iguha umugisha. Natwe twabyizeye, hari ibyo dushize imbere y'Imana. Imana igiye kubikora vuba cyane, tuzagaruka dufite amashimwe. Imana ihimbazwe. Reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu. Talasi lebo sila hai le mantre demanda sila bahai lo ahai lo shiba. Tre enemando saibini hai le saimini handaba. Tre de basi arshi ando be elava. Telas lebo nemande si ado. Re enemande la si hai le hai lo mashaibe nemando saiba. Tre demando be lando saibe le shaiba. Ila saima shaibe le saila hai lo membla ando hiya shaibe. Pre enersi labo honi manda si abini mahanda. Mu izina rya Yesu turabyizeye Mwami. Utanze akazi, utanze urubyaro, utanze gushaka, utanze ubuzima buzima, utanze icyerekezo kizima, kandi ushimwe Mwami wanjye. Telabosi edrar ku muntu wese wizeye, ushimwe yuko wo kuba kumwubakiye, abo gukira ibibyimba mu nda bikize, abo kwishyura amadeni yishyuye, abo kugira ngo business uzure business uzizuye, abo haye icyerekezo, abo haye ibyangombwa, abo haye ubuzima bwiza, abo wubakiye, abo haye amashure, abo haye kwishima, abo bakingo za mu rugo bitari bimeze neza. Urakoze ko ubikoze. Uyu mwanya dusengera urakoze ko ubikoze, kandi urakoze ko umuntu wese urambuye ikiganza ukirambuyemo amashimwe nawe. Ngaho urakoze, turishimye. Hereza umugisha kandi ukomeze kugira neza, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mukomeze mukore subscribe hano iwacu kugira ngo tuje tubagezeho ibiganiro ku gihe, namwe mubone ku gihe, kandi tuwe n'umuryango mugari. Imana y'amahoro ikomeze barinde, kandi mbifurije umwaka mushya muhire wa 2026 muzawusoze neza, mubonemo ibyiza byose mwifuza.